Data ndagushimiye ko nta jambo wavuze ngo rihere. Ndagushimiye ko wahagurukije Dawidi yari umushumba akayobora Isiraheli. Ndagushimiye ko nta kigeragezo kitagira iherezo. Iyi tariki ya mbere ku mugabane wa Afurika, igihugu cy'u Burundi. Ndagushimiye mwami, ibyananiye naka ubishyizeho iherezo. Ibyo abantu bapinze bakagararija bakabibipinga, mwami turagushimiye ko ubihaye urutonde. Rero ngiye kuvuga, umpe kuvugira iburyo, kandi simvuga ibyanjye, simvuga iby'abantu, simvugire umwanzi, ahubwo mwami duhamye tuvuge ukuri, ko kuri inzira n'ukuri n'ubugingo. Message uduhaye tuba ariyo dutambutse, uyiteze amatwi kwihana umuhe umugisha akire aragwe Kanani. Uyitegeye amatwi gupinga niwe mucamanza. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma rero, niwe watangije iki gikorwa n'umurimo. Uha umuntu wese dutangurana iteraniro tukarisoza, nk'uko no mu rusengero dutangira amateraniro tukanayasoza. Marayika agatangirana raporo twanasoza akajyana indi. Na hano rero utangiranye natwe umuhe umugisha no gusozanya natwe, uduhe kugabanira hamwe. Umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe. Amen. Iyi ni Imbabazi TV gatatu. Utarakanda subscribe, notification ujye ubasha kuyibona, kora sabone cyangwa se subscribe. Twagiye uku kwezi turangije habonetse iturika ry'amasoko, ariko ibyo si byo binzanye. Ngira ngo hamaze gupfa n'umuminisitiri umwe cyangwa se n'ibindi mu isi y'umwuka, umuntu amenya bike, ariko Uwiteka we amenya byose kandi akabiduha ngo tubibahe. Ni ukuvuga rero iyi tariki ya mbere mbanje kugusabira umugisha no kukwifuriza umugisha no kuba umuragwa w'igihugu cy'isezerano Imana yasezeraniye umurundi n'umurundikazi, kuko abarundi bo baba ari benshi. Rero hagiye kubaho ibihe birushya muri iki gihugu, hagiye kubaho inzara nyinshi, hagiye kubaho ipfu nyinshi, hagiye kubaho amatongo, imihana imwe n'imwe igiye kurimbuka ishireho hasigare ivu, ibyondo. Hagiye kuba umusaka, hano hantu hagiye kuba ibihe bibi ariko by'agahe gato. Hagiye kuba ingwano y'amarira, ingwano y'amaraso, umuvuguto, umuvundano, bimwe byo kuniga icyuma, ifuni, inkota, ishoka, byose bikagaragara byibonekeza kwa murundi na murundikazi. Ikibwirwa n'icyumva, icyeregwa n'ikiraba. Ndiho yantumye ngo mbwira bumvira, naho abatumvira bazibonanira. Tumaze iminsi dusemerera, kandi koko abadupinga baradupinza, abatwanga baratwanga, ariko dufite n'inshuti zidukunda, muzabibona. Dufite n'abaturyamyeho bavuga ngo Uwiteka izina ryawe ryubahwe. Abo rero bazahoraho, kuko bazabaho iteka ryose. Ntabwo ari iterabwoba mbwira abantu, sinjye basenga, sinjye bizera, njyewe ndi intumwa kandi itumika message nahawe. Ni uko iki gihugu bagiye kurasana, bagiye gutemana, bagiye gutwikana, bagiye gusahurana, kubera ko igihugu cyagoswe n'inzara. Shetana aprofitiye mu kavuyo, kigotwa na politike mbi, ibintu bigiye kubomoka. Niba mwari mwabona itiyo y'amazi yituritse, niba mwari mwabona ikirunga iyo kirutse, ibi bigiye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Imana itabare. Shyize amavi hasi mbasengera, nawe kandi ubasengere. Ni ukuri biteye ubwoba kandi biteye agahinda. Mana Aburahamu na Isake na Yakobo, ni inkuru mbi, kandi kenshi na kenshi iyo umuntu avuga ikintu kitari cyiza kivugana amarira n'agahinda, ariko imbere hari uguseka. Ugira amahirwe bakabirokoka, mwuka w'Imana cyangwa Imana ikabigusimbutsa, imbere ni heza. Imana izaba ikurokoye ikintu kidasanzwe kandi gikomeye kandi gihambaye. Rero mburira abantu bari hanze, mburire n'abari mu gihugu, bene gihugu, ni ukuri amazi ntakiri yayandi. Hagiye kubaho gusoma nturi, cyangwa se nyine no gusoma nturi, ntabwo nabisobanura ukundi.
iri tembagaza, iri bogoza, uku guhirima kw'indongozi ni ikintu kiri mu mitwe, ni ikintu shitani yashakiye bije n'Imana icyongeramo indi bije. Hagiye kubaho umuhero, hagiye kubaho imperuka, hagiye kubaho akaga, hagiye kubaho ishyano. Ishyano riraguye, agasozi kagiye kurira kandi katari bukumve, igiti kizabwira ikindi kitari bucyumve kabisa. Icyo mu mubande kizabwira icyo mu mpinga. Ariko niba bizavuga uruhe rurimi kama sijuwe, niba ari Yesu ashimwe, niba ari wiriwe sijuwe. Mugabo abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, murundi na murundi, bene gihugu barundi, muraraririwe, muratungu nk'uko igisuma gitungura nyir'inzu. Ibi nibyo bintu bibabayeho, kandi shitani ni umugome. Abantu bose barabipinze. Ibyo mupinga nshuti yanjye, ibyo muri gupinga iby'amarite sava, ariko ntabwo mvugana na Abeli, ntabwo mvugana na wa wundi witwa Ndera, wa wundi, hari undi uri muri Australia nawe ujya uhanura. Hari abandi bahanuye nshuti yanjye, nta nubwo Profete General Marite n'abapfumu barabihanuye. Ubu buhanuzi bwanaje ntaranabo, ariko ukuri kwiyamamagaye. Ibi bigiye kuba, ninjye muhanuzi wihanuyeho bwa nyuma, kandi turi mu kwezi kwa gatandatu. Harimo abantu baguye ngo ku kwezi kurenze, byiza ko kurenze, yenda hari undi wihanye, hari n'undi iri joro uri bwihane. Amena, sigiye wugaba, sinjye ugaba igitero, sinanjye ugitegura, sinanjye ubikora, ariko simba muri nza. Umwaka utaha nka cya gihe twatangiriyemo kubwira abantu ngo birarangiye, iby'ibimenyetso birarangiye, hagiye kubaho ibikorwa, muzawugarukamo igihugu Dawidi akicayemo. Iyaba wari uzi ko rero ibyo uri kwagiserera ari akaga k'umuriro n'intambara, wakagiye buke. Koko nabonye muri komite hari abantu bavuga ngo ko bitabaye, ngo ko atapfuye. Ubwo uzi ibigiye gushyika napfa, uzi ibigiye kuba. Ubwo se wasenze, witeguye? Wowe uri kumbwira ngo byanze kuba iri joro kandi bigiye kuba. Njyewe nzi neza, mbisiri, nafata Bibiliya, nafata Bibiliya, s'il ngiyi Bible, iyi ni Bibiliya, nafata Bible, ibi ni ibigiye kuba. Harimo n'abantu bambwiye ngo kuhanura udasoma Bibiliya. Ntabwo gihe hano ndi kwigisha Bibiliya, sindi no kwigisha ijambo ry'Imana. Iyaba ari byo ndi kwigisha, icyo gice kiba kibanza imbere, ndi kwimika no kwimura. Ijambo ry'Imana ndivuga inyuma, ariko ntabwo ndivuga nk'umuhanuzi, njye mvuga ibikenewe. Ntabwo rero na Bibiliya aho yatangiriye, ntabwo nigeze mbona abahanuzi bigisha ngo babwirize bibari. Oya, njyewe ikiri imbere no guhanura, nashyiriweho kuba umuhanuzi. Rero wowe nubona hari ibyo ntakoze, egura Bibiliya, nibyo bindi nawe nushaka uzabime mbikunyurize hano. Umuntu ntabwo impano zose ari jye wazihawe. Impano mbonamo niyo, ibyo ubona ashoboye nibyo, ibyo nzi nibyo, ibyo bindi ubona ntafise nyene ntabyo fise. Nibandanyiriza, hagiye kubaho icyo nakita gutungurwa kudasanzwe. Nabonye inzu, mbona abantu bayubikiriye, barayitwitse irashyira kongoka, kandi iki gihugu umuriro ugiye kwakamo, abantu babatwikira, abantu babica, abantu bahunge, abantu biruka, abantu batabana, abandi batabagabo, abandi batabagore. Ariko ujya kumva ukumva umuntu utanaryama asenze, utanasengera ibyo kurya, ngo ubuhanuzi ko butasohoye none, ngo erega ngo mwe muri abasazi, ngo mwaravangiwe, ngo kuki butaraye busohoye. Wowe ntunazi uje uwo ari we, ntunamuzi, n'uwo ndi kuvuga nturamumenya. Ubugingo bwawe shitani arabutegereje, uri kwagiserera ngo iyaba byari bibaye. Wamaze gukizwa, witeguye, ufite iki? Ariko nyamwanga kumva ntiyanze no kubona, kandi wanze kumvira se yumviye ijeri. Kandi ngo wanga gufata impene igihebeba, bwakira ugahebeba nkayo. Ihene yikurenganya imirambi. Rero message natambukije nta kinyoma kirimo. Hano hagiye gushya hakongoke.
umuntu uri burokoke, umuntu uri bukire iyi ntambara, umuntu ugiye gukira silivupure, ni ibiteye ubwoba mu mbabarire. Imana iravuze ngo 2/3 bigiye gupfa. Icyo kintu abantu bagifata nk'ikintu gisanzwe. Mana nyagasani, harimo n'abambwiye ngo mvuga ngo bya Bikira Mariya. Hano nta muhutu nta n'umututsi, urusasu rugiye kuvuga, inkota ivuga, imbunda ivuge, nta mwobo uzaguhisha. Ntabwo igihugu cy'u Burundi ari Isiraheli ngo abantu bacukuye imyobo ngo leta izahishamo abantu. Harimo inzara, harimo amanyanga, harimo ubutiriganya. Honyine murebe isoko rihiye. Ejo bundi mu Cibitoki isoko ryarahiye. Ninde wakotoreye situation? Abantu bari bashonje, bari kunigana kujya kwisabira ibyo kurya. Nimuze murebe akarasisi twabonye kimbonera kuri kimbonera. Aka karasisi ari nkawe ura wabahemba iki? Abatambaye bodaboda bambaye ingofero zitaba ibintu by'akavuyo n'akajagari. Abantu batabonye video muzanyandikire nyibahe. Biriya bintu byose Imana igiye gusenya inyubako ya shitani irayisenya. Uhoraho yagiye kurimbura ikintu cya shitani, arakirimbura n'imizi n'amatafari yacyo, akakibaga akagikuramo. Ntabwo Imana ikiza sida ngo isigazemo ngo abasirikare 30. Jamais. Ntabwo Uwiteka akiza kasa ngo asigemo abasirikare 10. Jamais. Ibigiye kuba ni seriye, kandi ibyo ni inkota ibaga mugi yombi. Ni icyuma gicyaye cy'Imana. Shuti yanjye, ni ubuhiri bw'Imana, ni inkoni y'Imana, ni ishavu ry'Imana. Ibintu bigiye kuba abantu bari kubifata urumva ngo kuki bitaje, ngo kuki biraye bitaje. Si turi mu kwa gatanu turangurije, ukwa gatandatu hari igihe biri bube, hari igihe biri bube. Reka mbivuga uko ku bwanjye ntibyanabereka. Iyaba ari ibyo ntegeka, bariya abantu bakihana, kuko igihugu ntikibuza abagitura, ntabwo cyabaye icyuzura. Bari abantu bakihana ntibateza akaga igihugu, bayamanika. Ariko Imana ashyizeho iminsi 3 baragararija, ishyiraho amezi baragararija. Iyi message nayitangiriye hasi, aho ngeze hano ngeze mu buhanuzi bw'ukwezi, ntabwo ngeze mu buhanuzi bw'amezi, ngeze mu buhanuzi bw'ukwezi. Rero ibigira bishyike, bica izosi, bigaca amaboko, bigaca n'amaguru, birakubita utwite, bigakubita uwabyaye, bigakubita uruyoya, bigakubita abasitama, birajegeza, biramena. Abantu baguye, abantu bararambaraye, ngo ubuhanuzi bwanze gusohora, ngo byatinze. Si ibyanjye byatinze. Hari igihe mbihanura ukagira ngo ninjye uzaza, ukagira ngo ni ibyanjye bije. Njye ndi umufafara, ndimbura kimazi, ariko umukozi w'umuhanga ushyiraho agakuraho, wimika akimura. Kristo wantumye, ni mu mwitega. Agiye kubiroranya, kandi we ntabwo ahusha, ntabwo yibeshya, ntabwo yitiranya. Nta nubwo ikintu akoze habaho ngo urumva ngo doke ngo vraiment ngo uriya ngo yari mwiza, ngo kandi ngo urabona ngo uriya. We n'ikiganza cye n'ukuboko kwe kwa Nowa yararimbuye, ntabwo yigeze ashyiramo zirotorirase nkuzure warabihekenye. Arangije uyu muntu witwa ni ukuvuga ngo Imana umwuzure yateje, nta miyaga yashyizemo. Igeze Sodomo n'Igomora nta miyaga yashyizemo. Mwebwe murimo murakina. Imana iravuga ngo ije mu gihugu, Imana ikabanguje kubitije, gusenyije, kurimbura. Abantu bakabifata nk'ibisanzwe, udukometi dusanzwe, utuntu tutabaho, utuntu tw'amafuta, utuntu tw'ubugozi. Sava, uri gukina n'ibyo utazi. Njyewe ndajugumira. Bibiliya ngo n'abadayimoni iyo bumvise Imana, iyo babonye Imana barajugumira. Ni umubanyi wari uri guhana umwana, kandi bireme biraba ngo hana umwana. Kugemba mu mujyi nturanye n'abantu, Mungu asifiwe. Rero mbwire umuntu dukurikiye, babara, rira, boroga, ishyano riraguye, akaga karashyitse. Ni ukuvuga ngo rero ubwenge
ubwenge butandukanya data na Sazari na Shetani. Hano dufite abakristo cyangwa se abakizwa mu buzima bwabo no mu mibereho yabo batakibasha gutandukanya ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Kayizari ndetse n'ubwa Satani. Mu mutwe we bikaba popirere, ntamenye koko Yesu yaravuze ngo ibya Kayizari tubihe Sazari, ariko iby'Imana tubihe Imana. Kame mukwiye kuba uzi iby'Imana, ukwiye no kuba uzi ibya Kayizari. Noneho Yesu aravuga ngo ntawe ukeza abami babiri, ngo yakanga umwe agakunda undi. Ntushaka gukorera Satani ngo ukorere n'Imana. Abantu bakwiye kuba bazi Satani kugira ngo batamukorera, kandi bakwiye kuba bazi na data ari we Mana kugira ngo nanone bamukorere. Ibyo bintu uko ari bitatu mu isi bihora bigwanira mu mutima wawe, mu bwenge bwawe no mu mutwe wawe: data, Kayizari cyangwa Sazari ndetse na Shetani. Ibyo bintu byose nubyitegereza, igisubizo cyabyo nuko ukwiye kwicara ukamenya ngo none Sazari ni iki, Imana ni iki, Shetani ni iki, ko ari abami batatu. Imagine vraiment kuba umuntu adashobora kumenya umwami akorera, yanamumenya ntamumenye ku buryo bwuzuye. Rero Yesu icyatumye atsinda yarazi Kayizari icyo ari cyo. Ba Petero, ba Yohani, ba Yakobo, abo bose na ba Daniel. Burya Daniel yarazi leta icyo ari cyo, niyo mpamvu yafashe decision iravuga ngo nimunjugunye mu rwobo rw'intambwe. Yarazi n'ijuru icyo ari cyo, byose amaze kubisobanukirwa afata umwanzuro wo gupfa cyangwa gukira. Yosefu yarazi abantu na leta icyo ari cyo, niyo mpamvu yavuze ngo kugira ngo ucumure ku Mana n'isezerano n'itegeko ry'Abayahudi, ndacumura kuri muka Potifari. Ubwo ni umugore wa Potifari. Ariko muze murebe Gihazi utaramenye Kayizari, ubwo minisitiri yazanaga ibimazi, Gihazi yarabyakiriye, ubugingo bwe ndetse n'ingororano abigurana iby'umwami abona Elisa nk'injiji, nk'umupfapfa, bituma wabyakira. Ni ukuvuga mu gakiza harimo abantu batarara irondo, nuko batazi ibya Kayizari. Harimo abantu badatanga ikori, nuko batazi ibya Kayizari. Harimo abantu badatanga amaturo, nuko batazi iby'Imana. Harimo abantu batiyiriza ubusa, nuko batazi ijuru. Harimo abantu bataririmba, nuko batazi ijuru. Harimo abadasenga, nuko batazi ijuru. Ni ukuvuga ibikorwa dukorera Imana nuko tuyizi kandi tuyemera, n'ibikorwa dukorera leta nuko iyo leta tuyizi kandi tuyemera. None iyo mu mutwe byicanze, Imana urayigunga cyangwa ukayima mu byayo. Niyo leta utayizi urayima mu byayo cyangwa ukayigunga mu byayo, noneho bigahita biteza ambutiyaje muri we, cyangwa bikazana akavuyo n'akajagari, bikakujabuka ukirota uruva cyangwa ukisanga muri rya tegeko rimwe muri ubwo bwami rikugonze. Iyo umuntu atazi ubwami bwa Satani, hato na hato yifashisha imiti yo mu bapfumu, hato na hato yifashisha imiti yo mu bapfumu, ariko bakabyoroshya, akajya kubwira ngo erega iriya ni kimari, ngo erega iriya ni kimbazi, ngo erega uriya ni umuko, ngo uriya ni umuvumo, ngo uriya ni umukoni. Donc akubwira ko ari ikimera, ariko akacyoroshya. Ariko icyo kimera n'amagambo ngo ni ibumba, ngo n'abakera barivuje, ngo niwanga uzapfa. Noneho uko umubiri ukurya, Satani akajya akubwira ngo dore umuti hafi yawe, dore umuti hafi yawe. Ariko na Mwuka Wera bakubwira ngo senga, ririmba, soma ijambo. Koko abo bami bose barakiza, ari leta irakiza, ari Shitani irakiza, ari na data wa twese arakiza. Ariko hari ugukira kutagira ingaruka, ni ukuva ku Mana. Iyo Shitani agukijije bigira ingaruka. Iyo Satani agukijije abadayimoni, abagukuramo abashyira mu wundi, kandi mu muryango hazahora abadayimoni. Ariko Yesu Kristo yagukijije ikintu, c'est fini mu muryango wawe no mu nshuti zawe, nta ngaruka bizigera bigira. Hasabwa iki rero? Abantu bakwiye kuba batahura, banasobanukirwa imikorere y'abo bami, bakanabamenya. Sinzi ko warose umuntu kwigisha ubwo bwami n'abo bami, ariko shuti yanjye, rafiki yangu, ndugu yangu, niba ukunda ubugingo bwawe, misa kamwe, uca inzira imwe, kuko Yesu abiriho kukurokora. Koko Satani
yaje mu isi guhonya, kwica no kurimbura, ari gukora kandi afite ibikorwa byinshi cyane. Noneho na leta igira ibikorwa byinshi cyane, igira abantu bayirwanirira, igira abantu bayikunda, igira abantu bayemera, igira abantu barasana bayipfa. Leta igira ubutunzi mu biganza, ikagira icyubahiro mu biganza, ikagira buri kimwe cyose. Ubwo kugira ngo ibyo bintu bibone urayikorera. Satani nawe ni umusitari mu isi hose. Leta igarukira muri icyo gihugu kimwe, ariko shitani ikorera mu isi hose kandi ikagiramo ijambo. Ubwo abakorera shitani nabo baba bafite ubushobozi bwo guhindura ibintu biri mu Burayi. Niyo mpamvu uri muri Afurika ari uri mu Burayi, uri mu Burayi agateza ibibazo Afurika. Ni shitani bikora. Noneho ubwo bwami bw'ukuzimu, impamvu abantu nanone bakwiye kuba babuzi, ni imikorere ya shitani. Abantu bamena amabanga y'abadayimoni, bravo, nuko bazi Satani kandi bagomba kumumaramaza no kumusebya. Ariko abantu bahishira shitani baba badutobera, baba batwicira, ni amakosa. Abantu bakwiye kuba basebya shitani, waraguje akabivuga, uwiba akabivuga, uwica akabivuga, usambana akabivuga. Noneho abo badayimoni abantu bakamenya amangetengete n'amayeri yabo. Niko kumenya shitani. Ntabwo shitani bamumenya utazi ibikorwa bye n'imirimo ye. Yego, ni ukuvuga rero n'Imana impamvu tuyimenya ni ibikorwa, na Kristo impamvu twamumenye ni ibikorwa. Muze murebe mu isi Yesu yakoze ibitangaza, akora n'imirimo, abantu baramumenya. Imana Data kuva yatoranya Musa, murebe ibyo bakoranye na Mose, ibyo bakoranye na Eliya, ibyo bakoranye na Elisa, ibyo bakoranye na Aburahamu, ibyo bakoranye na Enoki, ibyo bakoranye n'abandi bavuga butumwa batubanjirije, ba Dawidi, ba Salomo, aba bose. Niyo mpamvu twamenye Imana ni ibikorwa. Ariko Imana tuyimenyera ku bikorwa byiza, shitani tukamumenyera ku bikorwa bibi. Kayizari tukayimenyera ku bikorwa byiza cyangwa bibi, kuko yo ifite Kayizari, shitani ishobora kuyikoresha, cyangwa Sazari, n'Imana ishobora no kuyikoresha. Urumva Kayizari ni umuntu nkanjye. Iyo Imana iri gukoresha perezida ibintu biba byiza, ariko iyo Satani amushutse cyangwa akamukoresha ibitari byo, ibintu biba urudubi, biba nk'ibi muri kubona isi iri gucamo, cyangwa se isi irimo. Ni akaga. Nuko Satani iyo yateraga perezida no mu bapfuye no mu bakiriho, igihugu cyobamaga cyangwa se cyararimbukaga. Ariko iyo Imana yagenderaga perezida, akarorero yagendereye Dawidi, Isiraheli irubakwa. Ariko reba Netanyahu uko ayigize ubu, atumye amahanga yose ayanga. Mpamya ko ubu waguha viza yo kujya kuvizita muri Isiraheli wabitekereza kabiri, ukavuga ngo hajya aba bantu baduteje akaga k'ibibazo mu isi, koko n'ubwoko bw'Imana. Mpamya ko ubu Butaliyani burungutse, abajyi i Vatikani sava, abajyi Maka sava, kuko Isiraheli iri kwendereza, ibyukije intambara kandi itari burwane ngo irangize. Urumva rero n'ibyo abantu bagenda bakoreshwa, ni nk'akaga Zelensky nawe yakuruye ubwo yemeraga kurwana n'Uburusiya. Abariyebe bakamusezeranira gutsinda bikananirana, ntatsinde Uburusiya. Ubu igihugu cyaheze muri lockdown, kiri kurwana intambara itarangira kandi itanatsinda, ariko ihore igwa nk'imvura idahita. Ubu abaturage ba Ukraine bariho mu byago, mu gupfa no mu gukira. Ni ukuvuga rero harimo, reka yende ibyo nanabyihoze, shatse kukwereka ko ubwami bwo mu isi habaho umwuka ubukoresha. Iyo atari umwuka w'Imana, ubu umwuka wa shitani. N'umuntu iyo atari gukoreshwa n'umwuka w'Imana, akoreshwa n'umwuka wa shitani. Noneho Kayizari iyo muba murebana muvugana imbona nkubone, muba muziranye, muba muvugana nyine. Mugabo twebwe dusenga, twe dukijijwe, dukwiye kuba abakristo ba Kristo, bambaye ubukristo bw'ubugingo n'agakiza. Niyo mpamvu mubwiye ngo hitamo neza mwuka w'Imana kwigisha ubwami urimo kandi unabumenye. Niba ko kuri mu bwami bw'Imana, ijuru rikwiyere kurushirizaho kubumenya, ubukorere nk'uburimo. Niba uri mu bwami bwa shitani, ubwo shitani nayo akwiyereka, umenye shitani icyo ari cyo. Niba uri mu bwami bwa Kayizari, nyine ukorere Sazari, umenye icyo ari cyo. Ariko nubivanga byose mu mutwe wawe, ukajya ukorera shitani, ugakorera leta, ugakorera n'Imana,
Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwihunikira ntisinzira, Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira, Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira, Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya, Imana niyikurinda ibibi byose iteka, Imana niyirinda ubugingo bwawe neza, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Haleluya. Navuga ngo mu nyigisho twari turimo, mu nyigisho turangije n'ubuhanuzi n'ubutumwa tumaze gutambutsa, Imana intego yayo ni iyo kugaragaza ukuri no kugaragaza ikinyoma, ni iyo kugaragaza ko hariho Satani kandi hariho n'Imana. Intego y'ubutumwa bwiza mu isi, intego y'abavuga ukuri n'abavuga ibinyoma, intego y'abapinga n'abadapinga, hagomba kugaragara ukuri kandi ukuri kuzatsinda ikinyoma. Haleluya. Kandi Uwiteka n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera bazatsinda Shetani. Shetani rero n'abamukorera bazajya mu mwobo witwa umuriro utazima, kuko urumva hari urwobo ariko rurimo umuriro. Impamvu Bibiliya ivuga umwobo, ikanavuga ukuzimu, ikanavuga umuriro utazima, byose birababaza. Mu mwobo nta buhungiro bubayo, ntaho kwirukira hahari. Niba uzi abantu batawe mu cyobo, egare gupfa nyine iyo kibaye kirekire. Noneho rero abantu bazatabwa mu rwobo, noneho muri urwo rwobo hajugunywemo n'umuriro. Intego y'ubutumwa bwiza ni iyo kubwira abantu kwihana no kubwira abantu ngo dore Yesu araje kandi Yesu ni karuhura. Rero ibi byose uhejeje kumva n'ibindi wumvise hano ku Mbabazi TV 3, ubujigitifu cyangwa se intego cyangwa se umugambi ni ukugira ngo abantu bihane bahunge umujinya n'uburakari by'Uwiteka bigishoboka. Koko Satani intego ye nawe ni ukwica no kurimbura no gutwara abantu muri rwa rwobo. Urwo rwobo rero Shitani agiye kujyanamo abantu be, cyangwa icyo cyobo Shitani aharaniye kujyamo, sinzi ko ufite amatwi yo kubyumva ngo ukwepe, sinzi ko ufite amaso yo kubibona ngo uhunge, ariko intego, umugambi, inzira z'abadayimoni ni ukwica, ni ukwangiza, ni ukurimbura. Imana idutabara. Kandi Bibiliya ivuga ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Hari igihe umuntu akubwira ntiwumve, hari n'igihe Umwuka w'Imana avuga abantu ntibumve, hari n'igihe Yesu avuga abantu ntibemere, bakemezwa n'ibitangaza cyangwa ibimenyetso cyangwa utwumiza. Na hano turabagira. Rero natwe hano ntitwemeza abantu, ariko Umwuka w'Imana uturimo yemeza abantu. Ariko Yesu icyatumye ahagurutsa intumwa n'abahanuzi n'abigisha
n'ababwirizabutumwa, kwari ukugira ngo utazajya mu icyo cyobo, kwari ukugira ngo ubwenge bwawe bube bwuzuye butunganye, buri ku murongo bwo gutahura no gusobanukirwa.